kubera umururumba gukunda ibintu yishe nyina arangije ashaka no kwica umwana kugira ngo asigarane imitungo ya mushiki we ndetse n'umugabo we amusigarane. Nuko akirimo gupanga kwica umwana barakwereka mama w'umwana uri barapfuye yisazuka azaje gutabara umwana we. Uyu nguyu nawe akomeza avuga ati nkuko nishe mama wawe nawe uyu munsi niko ugomba kukwica rwose kuko wa mwana umaze kumbera ikigeragezo, umaze kumbera ikibazo. Kumbi mama w'umwana yari yamaze kumuburisha kare. Ubwo uyu nguyu rwose yanazi wa mwana mu manga agira ngo yamwishe rwose, ugatangira guseka cyane avuga ati rwose ahangaha ndabirangije, ahangaha rwose ngiye kugira umutekano. Wa mwana we nsanga mama we mu ijuru rwose ntabwo ukwiye kuba muri isi y'abazima. Ubwo barakwereka kirimo kuvuga ibyo byose arebye hasi, arebye mu manga abona akagari kari konyine, ariko ashatse umwana aramubura agerageza kwikangamo, ariko akimara gukabara rwose yisi yakira aravuga ati apu uriya mwana wasanga rwose yagiye mu mazi, wasanga amazi yamutembanye. Arangije arongera araseka cyane avuga ati ahangaha rwose ndamwishe, uwari umbereye ikibazo mukuye mu nzira. Kuva mama we yarapfuye n'umwana akaba apfuye bivuze ngo imitungo yose ngiye kuyisigarana ndetse n'umugabo wawe ngiye kuba namusigarana. Ahanga rwose yatangiye kugira ibyishimo. Kumbireka noneho batugorere inyuma gatoya ukuntu byose byatangiye ajya kwica mama w'uriya mwana. Neka none tugaruke hano. Ubwo barakwereka mama w'umwana uyu munsi hari isabukuru ye y'amavuko. Ubwo barakwereka uyu nguyu yari mukuru we, yaramuzanye avuga ati mukuru wanjye vonge kukwereka surprise. Ubwo Murumuna nawe akatangira kuba yavuga ati rwose mukuru wanjye ndabizi rwose urankunda, buri kintu cyose ngiye kurya cyangwa se buri ku munsi wanjye w'amavuko buri kimwe cyose turagisangiye, rero ndabizi ko nkunda, ndabizi surprise ugiye kuba wanyereka ni surprise nziza, ni surprise rwose ndibuze kuba nakwishimira kuko rwose ndabizi urankunda, ntabwo rwose wantegurira surprise mbi. Ngo barakwereka mukuru yatangiye kuba yamubwira ati Murumuna wanjye humura rwose, surprise y'uyu munsi ngiye kuba naguhereza ntabwo uyu munsi turi buze kuyisangira nk'uko dusanzwe tubikora, ahubwo surprise y'uyu munsi uri buze kuyifata wenyine. Ubwo disi barakwereka wa mukobwa nawe disi yigiraga umutima mwiza yakwiye amafaranga, aravuga ati mukuru wanjye ndabizi utu dufaranga ni natukubikiye, ndabizi amafaranga ntago ari menshi, ariko rwose ndabizi ko rwose ari buze kugira icyo agufasha. Disi uyu mukobwa yakundaga mukuru wiwe, ariko disi mukuru we kubera ishyari n'umutima mubi we ntabwo yabyikozwaga. Ubwo yaravuze ati Murumuna wanjye urakoze kubw'aya mafaranga umpaye, ariko rwose itegura kuba wakwakira surprise yawe, rwose ugiye gukuramo agatambaro ubundi wakire surprise yawe. Kumbi barakwereka Murumuna wa mukobwa agikuramo agatambaro ndisa yamunaga mu manga, arangije amunaga hasi cyane asigara aseka avuga ati ngaho rero ngurimo koma impano, ngurimo koma amafaranga wapi, utu dufaranga duke ugenda umpereza ngurimo kungirira impuwe, ntago ntukeneye rwose, ntabwo nkeneye impuwe zawe. Uyu munsi ngiye kuba nasigarana imitungo yawe, ngiye gusigarana umugabo wawe, buri kimwe cyawe cyose kigiye kuba icyanjye. Ugireka rwose kunyigiraho umuntu mwiza unyereka ko nkunda, abisi ndabazi. Kumbi barakwereka umugabo wa mugore bishe. Disi yaje hano akomeza kurira cyane avuga ati ntago rwose bishoboka, ntago nabyumva rwose, ntago nakumva ko umugore wanjye apfuye muri kano kanya gatunguranye. Ngo kumbi barakwerekana wa mugore wamwishe batangira kuvuga ati ihangane rwose, umugore we rwose nubwo apfuye yagukundaga, umugore yari umuntu mwiza, ariko rwose ihangane, ndabizi neza ko bitaba kera cyangwa se igihe cyose bizafata tuzamenya umuntu wagerageje cyangwa se wishe umugore wawe. Disi umugabo atangiye kuba yavuga ati umugore wanjye yarapfuye ansigiye umwana umwe rukumbi, ati umugore wanjye rwose agiye kare, umugore wanjye agiye nkimukunda, agiye namushakaga. Kumbi barakwerekana wa mugore nawe wishe umugore w'uyu mugabo atangira kuvuga ati humura rwose ntugire ikibazo, aho umugore wawe atakubereye njye nzakubera buri kimwe, nzagerageza kukwitaho, kandi rwose humura we n'umwana
umwana wawe rwose nzabitaho nk'uko bikwiriye, wikomeza guhangayika rwose. Kumbi kavuga ibyo byose, uyu mugabo ikintu atazi ni kimwe, nuko uyu muntu umuri inyuma ariwe wagerageje cyangwa se ariwe wishe umugore wiwe. Umugabo yaravuze ati nta kibazo rwose, gusa nyine ikintu kimwe nishimiye nuko umugore wanjye basi abashije kuba yansigira umwana, uriya mwana nsigiye niwe nzajya mwibukiraho. Uyu ngo nawe disi akomeza kumuhumuriza. Gusa mbibutsa niba utarakora subscribe, urasabwa gukora subscribe kugira ngo buri video yose dushize hano ku rukuta rwa YouTube uzajya uhita ubibona mu ba mbere. Ngo disi barakwereka wa mugabo yarahagurutse arigendera, uyu nguyu nawe asigara aho ngaho avuga ati ahangaha rwose ntabwo nari mbizi neza ko kwica wa mugore we buri buze kunyorohera, mbega ibintu byari byoroshye kukwica rwose, ntabwo nari nzi ko rwose biri buze kunyorohera, iyo mbimenya nakabaye narakwishe kare. Atunga ubu noneho plan igiye gukurikiraho, ikintu ngiye kuba nakurikizaho uriya mwana wawe nawe ndi kumva azambera imbogamizi, ngiye kuba namukura mu nzira nawe mu minsi mike ari buze kuba yagusanga aho ngaho uri mu ijuru. Kumbi noneho reka tugarika hano rwose, ubwo barakwereka disi wa mugabo yarafashe umwana we, kumbi barakwereka wa mugore wishe murumuna wiwe. Ubwo yaraje aravuga ati James ko mbona unaniwe cyane. Ubwo James aravuga ati ni agatotsi kari kanyibye ariko nyine nta kibazo umeze neza. Ubwo nibwo wa mugore yatangiye kuba yamubwira ati ariko James, ibintu byo kurera abana rwose ntago ari ibintu byawe. James ntuzajye wivuna, umwana rwose muzane mbe mugufashije rwose, wowe ubashe kuba wakwiruhukira kuko urabona urananiwe rwose. Ubwo James yaravuze ati nta kibazo rwose, niba ushaka kuba wamfasha kuri uyu mwana nta kibazo pe. Ubwo uyu nguyu yaravuze ati James, nk'uko nabikubwiye rwose, aho umugore wawe atari njye nzahakubera rwose, kandi rwose ntugire ikibazo, uwo mwana ngiye kumwitaho, nzamuha urukundo mama we atamuhaye, nzamuha buri kimwe, kandi rwose azakura nyita mama wiwe. Kumbi byose uyu mugore arimo kubivuga nayingona, uyu mugore gahunda afite turayizi, twamaze kuba twayumva. Kumbi barakwereka nibwo wa mugabo yafashe wa mwana arangije aramumuhereza. Kumbi uyu mugabo na disi yarananiwe, yaravuze ati nta kibazo ubwo ufashe umwana rwose mutware, nanjye ndebe ukuntu nakwiruhukira kuko ndananiwe cyane. Disi barakwereka wa mugore yafashe wa mwana, umugabo we disi asigara yiryamiye mu ntebe. Icyo atazi cyo nuko umugore adafite gahunda nziza ku mwana wiwe. Ngo barakwereka wa mugore yafashe wa mwana arangije atangira guseka cyane avuga ati ahangaha ntabwo rwose nishe mama wawe, wowe kwica ntabwo biri buze kunanira rwose, biri buze kuba byanyorohera. Kumbi barakwereka uko wa mugore yagafashe wa mwana, ubwo atangiye kumutwara mu kagare avuga ati tugende rwose. Ubwo barakwereka nibwo yakamuzanye rwose ngo amute hano mu manga. Mama w'umwana yarangije atabarira hafi, gusa umugore rwose ntabyo yarazi ko rwose umwana yamaje kuba yamukura mu nzira. Kumbi barakwereka mama w'umwana yaje hano aravuga ati wowe ushaka kumara umuryango wanjye cyangwa se ushaka kwica umuryango wanjye nta kintu uzawukora rwose, kuko umuryango wanjye nzakomeza nkurinde. Ngo barakwereka mama w'umwana yafashe wa mwana arangije amugarura mu rugo rwose, amugarura mu rugo umwana nta kintu na kimwe yabaye. Ngo barakwereka rwose uko yagashyize aho ngaho umwana, yaravuze ati mwana wanjye humura, nta muntu umwe uzabasha kuba yakugira nabi kuko njyewe mama wawe nzakurinda rwose. Kumbi barakwereka umwana akiri aho ngaho, barakwereka papa w'umwana yaraje atangira kuba yafata umwana we avuga ati mwana wanjye bakuzanye se. Ngo yarafashe wa mwana rwose avuga ati mwana wanjye rwose vombe ngufashe, nari nagukumbuye rwose. Ngo barakwereka rwose papa w'umwana yatangiye kuba yafata umwana wiwe. Kumbi barakwereka wa mugore yaraje arimo gusakuza cyane ati James, umwana wawe. Kumba akigera hano yaratunguwe, yabonye James afashe umwana mu ntoki. Umugore byaramutunguye aravuga ati James, uwo mwana umukuye? Ngo James nawe yarikanze aravuga ati urambaza ngo umwana umukuye, umwana ntabwo wamushyize mu cyumba. Ubwo umugore byaramucanze cyane aravuga ati ntabwo bishoboka, umwana ageze mu cyumba gute? Ngo James nawe byaramucanze aravuga ati ese umeze neza?
ese wa mugore we umeze neza? Ubwo umugore yavuze ati wapi, ahubwo ndumva agaseri rwose, ndumva umutwe umeze nkaho uri kundya, ntabwo umeze neza pe. Ati ariko rwose reka njye kuba nduhutseho gatoya. Ngo barakwereka James yitegereje umugore aravuga ati ese ko mbona ntazi ikibazo ufite, ubundi bite byawe ko mbona udatuje muri wowe, mbwira ikibazo ufite basi tubashe kuba twakujyana kwa muganga. Ubwo umugore yavuze ati oya njyewe nta kibazo mfite. Ariko rwose umugore yagiye yumiwe yibaza ati umwana nataye mu manga, namutaye mu mbanga njyewe ubwanjye mwirebera, ntabwo bishoboka rwose ko uriya mwana yarokoka, uriya mwana rwose ntabwo mbyumva neza, ntabwo mbisobanukiwe. Ubwo barakwereka umugore akiri aho ngaho, kumbi barakwereka mama w'umwana yise amwiyereka, yatangiye kuba yamubwiye ati umwana wanjye nta kintu uzabasha kuba wamukora, umwana wanjye nzamurinda, nta kibi uzamukorera. Ubwo umugore yagumye hano atangiye kuvuga ati ariko se ibi ni ibiki ndi kubona mu maso yanjye, ni ibiki ndi kumva mu mutwe wanjye, cyangwa nasaze? Ubwo rwose umugore atangiye kwiyumvisha ko yasaze akimara kumva ijwi rya wa mugore yishe ririmo kumuvugira mu matwi. Umugore yaravuze ati ariko rwose nta kintu kiri buze kumumagarika habe na gito, uriya mwana ngomba kuba namwica rwose, imitungo y'umugabo ndetse na murumuna wanjye nkabasha kuba nayisigarana. Ngo barakwereka wa mugore yasubiye mu nzu, arangije asanga wa mugabo James arimo kugaburira umwana we. Ubwo uyu mugore yaraje avuga ati ariko James nawe ntugakabye rwose, ibyo bintu urimo gukora ako ni akazi k'abagore. James ntutwivangire mu kazi rwose, ibyo ngibyo uri gukora ngo ugiye kugaburira umwana, ninjye wakabaye ubikora. Ati rwose zana iyo bebero njye kuba nagaburira umwana wacu rwose. James nk'uko nabikubwiye rwose uyu mwana nzamwitaho kandi rwose nzamubera nka mama wiwe. Yo kumbi James ikintu atarazi ni kimwe, nuko uyu mugore yari afite gahunda cyangwa se afite intego yo kuba yakwica uyu mwana. Kumbi barakwereka James yamuhereje ka kabibero, umugore nawe aravuga ati ahangaha noneho ngiye kureba niba hari umuntu uri buze kuba yagutabara. Ati njye nagerageje kukwica uratabarwa, ariko kuri iyi nshuro rwose nta muntu uri buze kuba yagutabara wa mwana we. Kumbi barakwereka nibwo wa mugore yatangiye gukurayo uburozi, atangira kuba yashyira muri ya mata, avuga ati ahangaha rwose nta muntu uri buze kuba yagutabara wa mwana we. Kumbi nibwo yagafashe uburozi rwose atangira kuba yashyira muri ya mata ngo ajye kugaburira wa mwana mutoya cyane. Uyu mugore rwose ni umugore utagira umutima, ni umugore w'umugome, umugore utinyuka kwica akana gatoya. Yo kumbi yafashe ya mata arangije azanira ka kana ati akana gatoya ikibebero akira inywere rwose. Kumba ataramuhereza ya mata barakwereka wa mugabo yise ahagera azanye na polisi, utambaza ngo uyu mugabo abibwiwe n'iki, uyu mugabo abwiwe n'iki ko uyu mugore ashaka kuba yamwicira umwana. Ubwo umugore atangiye kuvuga ati James rwose mbabarira ndarengana, mbabarira rwose ubundi nakoze iki? Ubwo James yatangiye kuba yamusobanura ati we namaze kuvumbura ko ushaka kwica umwana wanjye. Ngo kumbi barakwereka James yarari ahangaha. Ngo rwose James yarananiwe, ubwo yaravuze ati rwose ndumva naniwe, reka rwose ngerageze kuba naruhukaho gakeya rwose kuko uyu munsi nakoze cyane rwose, reka niruhukire. Kumbi barakwereka James akirimo kuruhuka nibwo wa mugore wiwe wapfuye yise yereka James, aravuga ati James ntabwo ufite kuba wasinzira, ugomba kurinda umwana wacu kuko umwana wacu barashaka kuba bamugirira nabi. Ubwo uyu mugore rwose yatangiye kuba yabwira James ati uriya mugore, uriya mukuru wanjye niwe wanyishe, niwe wabashije kuba yangirira nabi, ati arashaka no kwica umwana wacu. James ndakwinjize rwose rinda umwana wacu. Kumbi yatangiye kumusobanurira ukuntu byagenze kugira ngo abashe kuba yamwica. Yo kumbi nuko nguko byagenze. Ibi byose uriya umugore wa James arimo kubibwira umugabo wiwe. Yo uyu mugabo disi yaravuze ati nta kibazo rwose ngomba kugira ikintu mbikoraho nanjye, ntabwo ngomba kuba nakwicara.
uyu mugabo ariko ubwoba bwaramutashye aravuga ati ntabwo rwose nabyizera, kumbi niko byagenze kugira ngo James aze kuba yamenya ukuri, aze kuba yamenya amabara y'uyu mugore. Avuga ati uyu mugore rwose ni mumufunge, niwe wagerageje kuba wakwica umugore wanjye, none arimo no gushaka kwica umwana wanjye, ati nimujye kuba mwamufunga rwose. Umugore niwe asigara ahangaha atakamba avuga ati James rwose mbabarira ndarengana, James ibyo bintu urimo kunshinja ntabwo nigeze mbikora rwose, James ndarengana. Kumbi umugore yari yamaze kumenyekana ngo polisi yaramufashije amutambikana ijya kuba yamufunga. James nawe hano asigarana n'umwana we avuga ati mwana wanjye humura, noneho ubu ngubu uratekanye, ubu ngubu uri mu maboko meza. Mbibutsa agafilime kacu k'uyu munsi nako ariko dukomeza kugenda tugasoza, gusa niba ushaka kuzajya ureba izindi filime zacu kandi subscribe kugira ngo utazacikwa na filime zacu z'ubutaha. Ciao ciao.